Gitafu, imigani y'ikinyarwanda urayizi? Imigani ndayizi. Nzajya mvuga imigani we uyuzuza. Yego. Agahinda gashira akandi kaza. Yego. Agakono gakuze karyoshya imboga. Koze cyane mugere nice. Agahinda k'inkoko nanwa n'imyici yatoyemo. Nice. Barihima ba mujinya bakiyahura. Bavuga ibigoramye abagore bakarakara. Akamasa kazaca inka baragakona. Nzovu weho nayaka ngo muri iki nkuko bamaze imisavuga ngo ngene yakamwana ngo turi imanga wajya koko wajya ngo amaso yanjye naye arakora kubera iki se ingo zacu uzagasya bankoreye mu gitondo wowe se kandi byakugendekeye ute twamenenyeho amazi turarwana oya genda yashyuje amazi mpaye no mu gitondo mwongeye muragwana wabyiwe ariko reka nkubwire uko byari Kanyombya papa wa Yesu ni Yozefu cyangwa ni Imana? Yozefu simuzi aho yarongore simazi na Maria je sinyizi Kagasazara nigiye yagiye kwa Gitifu simbizi niba habagaho Gitifu simbizi kucyumbaza Yozefu simuzi none se naguze ko Yozefu yari umugabo wa Maria kose Yozefu aranzi anzi hano aho nuye wabasha kwitandukanya gute n'umusazi? Hey y'all, come look at this. nubwo ndi umwere nk'amabya padiri mfite abana 16 Kumanya ko please ngo iki abantu benshi dufite inkovu zitabarika kuko twahoberanye n'amaboko afite ibyuma tutabizi. Gusa byabahaye iki? Gusa byaduhaye kumenya igihe cyiza gikwiriye cyo kuruca tukarumira ariko dukanuye. Kubera ko kuko ubyinira mu banze ntagera ate ntazamura amaboko. Kumanya ko please wo ngo iki hakoze umugabo ko byera ngo hagarara ngo cyangwa ngo nguhene gutyo bose naye nagutse aha bahita mu kiguri cyabo ni gutyo bahita none niho bibera abavuye mu migi n'abavaza biryogo nyamijyosi baza mu kiderenga ubuse noneho babita ngo iki basanze izina indaya atari izina ridukwiriye bahita batubwira ko tugomba kwitwa indangamerwa Gita ngo iki nta mugabo ujya wambara isutiye ahubwo isutiye zambarwa abagabo nako zambara abagabo hanyuma finaruma ikindi gikurikiyeho ni ikihe hakazi yo bita suve toma ese ubundi isutiye wabuze icyo bisobanuye sutiye cyo bisobanuye se ni ubwo ni mu gifaransa ariko uko biri kose mu cyongereza ni stand up mabere ese urumva ibyo bintu uvuze ari byo ya ntago ari bugita nese se uguhagarika amabere se uguhagurutsa amabere Nyombyeho nta kirundi uzirekera nta kirundi uzafata ikintu cyanyo kukigisha abana bawe fuck you Gitafu dutemo story ya Danje ngiye rimwe kera mama nigeze kumusaba kanye kuko kubagana nakanyemo ageze aravuga ati mwana ndakaguhaye ubwo se akaguhaye wahise ukora iki nagiye ndeba muri radio ndavugane ku radio umuntu urimo imbere abakora mibi avuga mati yinjira mati wabigenjeje ute subwo muri radio mati naragiye mfata radio ndayihondagura maze kwenegura nshatsemo umuntu ndamubura Kanyo utambeshye wagarukiye mu wakangahe ni yafite diplome promesse ivuye diplome barayikopa waranyishe se turajya impaka hari akazi gusabye senzo vuga umuntu yakubitse ibanga byibuze aho kugira ngo uzambitse amafaranga urongo ngo iki mugore unandi kumwe n'umugabo hano muri shambure hano hepfo asohotse ari kwirukanka ubu ntaganyishyuye ese wabuze ibindi ukora incuruza inkweto bazamfata n'incuruza imyenda bazamfata n'igituba nacyo baramfata ngo iki pasteri ariko ubundi wababwiye ko abagabo barambagiza mu mutwe ninde ko mbona umusatsi mwawushishikariye ubundi subwo umusatsi wabafashe ikira wagira ngo bababwiye ko abagabo barambagiza abasore barambagiza umutwe ubundi komeza bampera ukuri ese nushyiraho umusatsi utagira ukuguru bizakumarira nutereka umusatsi ugatunga igihuru nka bya bihuru mwikoreye Imana yakubwiye ngo iki Imana yarambwiye ngo ni mu byogo
byogoshe. hari umuntu usanga ameze ute? Nimutabyogoshe Imana izaza ibyikurireho. Bibutse ko ifite salo de coiffure. hari umuntu usanga ameze ute? Hari umuntu usanga rero ngo yaraguye ku musatsi, wareba umusatsi afite ugasanga ni watahira, kubera ko ari mu maso ntaho agira, ari amaboko ntayo, ari amata ari utuguruye baba we. ko wandaya wewe ukorera ngahe? Ituru nyumba iveni inshuro imwe kurara washaka kuma ngasenkani nangwa se 80 ko muhenda se? ntabwo turahenda henda. Jita ngo hari ijambo rikubwira ngo iki? hari ijambo rimbwira ngo haleluya amina, rirambwira ngo aho gushyuha washyukwa. Iryo jambo ari kuyehe Jita? Iryo jambo ni Bibiliya, ryanditse muri Bibiliya, sinyavuga ibintu bitanditse. Iryo jambo ari kuyehe Jita? Byanditse muri Paulo, ni Paulo wabivuze ngo aho gushyuha washyukwa. Uzi neza ko ariko byanditse? Anditsemo ndakabura mama wa ndakabura. Nuko wamara gushuha guco sigwa shuha kurusha imbabura ugakora iki? Nyine ushaka gushyuha kurusha gaze. Ako mukubona uburaya bwo ubona utazandura sida. Je ntabwo nakwandura bisida bitewe n'amazi mfite.